Amen. Ubwo rero uwo muhungu ndashima Imana yuko ariyo yamunzaniye ikamuntu. Yaje no gukora uko Imana irangiye. Haleluya. Zikumukazana. Ndashima Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Rano mukazana nayo. Amen. Amen. Ndashima Imana rero. Uyu muntu ni murumuna wanjye. Uyu muntu rero yavuze ibye. Uriya mubyeyi nawe avuga ibye. Uriya nanjye najyaga nicara ntangira gusenga Imana nakijijwe muri 2002. Ntangiye gusenga ndabura ngo Mana nguzangirire neza. Nubona ngejeje igihe cyo kubaka urugo. Uzaba umugabo ntarageza mu myaka 25. Kandi uwo mugabo azaba akijijwe ari umugabo utambuza gusenga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ubu niyo navuga ngo ngiye i Burundi. Ntabwo tubana. Niyo namuhamagara kuri telefone ngo ngiye i Burundi. Ariko nta tike mfite. Ndahita mbwira uko bimeze kose. Reka nze nkohereza agatike. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ariko ntabwo ari cyo nirata. Nirata Yesu wabikoze. Yego. Amen. Agira inkuru. Ubwo rero yantwaye umugabo mu myaka 22. Umugabo wanjye yari afite imyaka 21. Mu by'ukuri twashakanye abantu bareba bakabona ntabwo tuzarwubaka. Kuko mwari bakabona turabana pe. Kuko na pasiteri atwigisha umubano yajyaga ngo ariko segara. Ntunige nitwa Mukakimenyi Garasi. Akambwira tubu koko uruziye kubaka urugo ubu urakuze. Nane nkanganduze pasiteri. Nimugende akuze nahubwo nubu nukubona n'abayisina yahabi. Haleluya. Ubu nari kagufi naje gukura ndi umugore. Nari kagufi nanunse nuko nanagafata ngo mbere ukuntu nanganaga mu byukuri. Nanjye nari mutoya ariko Imana igenda intoshya. Haleluya. Nanjye ubu ndayishimye kuko yangiriye neza. Imana narayibonye kandi nayibonye mu gihe cyayo. Amina. Ndashima Imana rero ko yankoreye. Mu by'ukuri yankoreye umurwayi wacu twari dukennye. Mu byumva twari dukennye ariko. Yego. Irangije ikorera. Twari turi ku musozi twamaze iminsi 3. Imana iravuga ati hari abantu nsasi. Ariko mu byumve nubwo twari abakennye data yihagararagaho. Akajya ambwira kumve ntabwo nzakugura amajyambere uko biri kose kuko batagukoye. Tangirira nkasenga Imana ngo Mana niwe wabyemeye kandi niwe wabishatse uzanabikora uko byumva. Nge ntacyo nabona navuga nta nicyo nabona nakora kuko
nta bushobozi nari mfite, nta kazi nagiraga, nta n'ikindi runaka nari gukuraho amafaranga yampamagara. Ubwo rero ndangije igihe kimwe data numva aravuze ngo cyakora n'ikintu nzagukorera ni kimwe. Haleluya, haleluya, ubundi nitujya dusenga tujye dusenga kandi twizeye, kuko dufite umugabo ukomeye kandi ufite byose. Duherutse gusenga aratubwira ngo n'amahanga ni ayanjye. Haleluya, niba amahanga ari ay'Uwiteka ni iki giteye ubwoba? Haleluya, ni ukuvuga ngubwo ngiye kumva numva umusaza aravuze ngo ikintu nzagukorera ni kimwe, ngo nzakugurira amatora yonyine. Haleluya, ese ubwo muri abo bantu yari yabwiye ngo hari abantu gusa n'ikigo ntabwo byansohoreyeho. Haleluya, iwacu nisasiraga umusambi nkiyorosa ubundi, ariko Imana ingirira guha matera, njya gushaka impaye matera, impa amashuka. Amen. amen, Mbega Yego irabikora neza. Amina. Iransasira, yego ndyama kuri matora n'abandi bakire bose. Haleluya, nuko irangije mu myiteguro y'ubukwe iwacu rero baje kujya kuraguza. Kandi afite ibintu byabo umugenda, baraje rero barabikoze. Mu by'ukuri usibye iryo jambo rimwe na narigeze numvira ku musozi Imana ivugana natwe ikavuga ngo hari abantu sasi tubwira n'ibindi byinshi, ntabwo yari yakansanga ngo ivugane nanjye. Nuko ndangije ndababwira ngo mbabwire, bambwira uko bababwiye, ntabwo nanjye umve nanjye mbabwire uko nanjye mbyumva. Njye mfite umugabo ndaguzaho, izi ni Imana yo mu ijuru ishoboye ibintu byose. Ubwo rero mukomeze ibyanyu nanjye nkomeje ibyanyu. Niba barasubiyeyo batarasubiyeyo ntumbaze, ariko babonye gukomera kw'Imana. Amina. Nyuma y'ubwo nabo baje bankurikiye, ni ukuvuga ngo mama nawe yabonye Imana asenga nawe araza arankurikira. Gusa yego nubwo bitajya neza ku murongo mwiza ariko uko biri kose biramaze. Haleluya, amen, haleluya, amen. Ndashima Imana kuko yanshyigikiye. Ndashatse rero ngeze mu rugo, kagira inkuru. ubwo buriya hari ukuntu umuntu ajya ashaka akagenda akamara ukwezi, akamara abiri, akamara atatu. Aha iyo nza kumara yenda n'amezi nari kujya mvuga ariko buriya iwacu buriya nza kubumvira. Buriya nta jambo bambwiye wasanga ari iby'ukuri. Buriya nza kubumvira, ariko Imana kuko ari Imana, kuko ari Imana kandi yagombaga kubikora. Uti yagombaga kubikora gute? Njya gusenga kandi ibyo byankomeza, ariko icyo gihe ntabwo nari mfite n'icyankomeza ngo kimpagarike mu murimo. Ni ukuvuga ngo mbega nagendaga ariko nkumva nizeye ko hari Imana ishoboye ibintu byose. Urumva? Ariko mu by'ukuri nahamije iryo jambo ndababwira nti ngasenga Imana yo mu ijuru ishoboye ibintu byose. Ariko nageze mu rugo ndamubyara, ubu yitwa Gideyoni, hashimwe Yesu. amen, Ni ukuvuga ngo ari mu mwaka wa 2 wa segonderi. amen, irongera impa n'undi wa 3, irongera impa n'undi. Haleluya, amen, haleluya, amen. Muri covid abantu bahahuriye n'ibibazo, bahahuriye n'intambara, ariko njye nahagiriye umugisha Imana yanyikurikiye abana babiri. Haleluya, amen. Nabyaye impanga ariko ntazitwitiye rimwe. Haleluya, ni ukuvuga ngo 2020 yampaye umwana ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2020. 2021 ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani yongeye inkubise umwana w'umuhungu. Haleluya, isuku izo si impangara nazishyize ku ibere zose. Nagiye kubyara umwana araryama arasinzira, bukeye ndaza musubiza ku ibere, nkajya yiyongereza abana banjye
abantu bakabireba bikabayobera, abantu bakabireba bikabacanga. Mu by'ukuri umwana wa mbere namukurikije afite imyaka 5, uwa kabiri ubwo nabyo umwana wa gatatu, uwa kabiri yujuje imyaka 7 mu mwaka wa mbere. Ariko ukuntu byageze nanjye sinabimenya pe. Ubundi n'iyima sinzi ukuntu bigenza bikemera. ubundi bigenza ubundi hari ukuntu bigenza. Haleluya, amen, haleluya, amen. Imana kuko yaranshyigikira ndengera muhera mu bana banjye barakura, umwe umusiga mu muhanda iwacu. Mu by'ukuri ariko abona mwiza, ntabwo nagiye kure y'iwacu, hafi y'iwacu pe, kuko nahahamagara ntabwacu musigaranira umwana mu ndebe, numva mu mirimo mukecuru wowe uze kuza ufatira umwana umujyane mu igikoma. Ariko mu by'ukuri ahantu nashatse ni heza. Umwana wacu apfa kuba ashinze ibirenge hasi, bageze mbega nta kibazo, gusa n'ubwo bajya bavuga ngo nta musozi utagira agashaka, ariko ibyo birawureba, ariko ibyo mbonesha amaso mba nduzi hari agashwanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashima Imana kuko yangiriye neza, yarambeye. Umuririmbyi ngo numara kumwemera w'umukiza wawe ngo uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Imana yangiriye neza kandi Imana yarandengeye muri Covid, abandi barashonje, akazi kari gahagaze nyine tubona bikomeye, ariko Imana nibwo yabonye umwanya wo kutugaburira neza. Yatugaburiye neza, byacu tubirya neza twicaranye n'imiryango yacu. Ubwo bamwe babonaga bikomeye, babona dupfuye, ariko ntabwo twapfuye ahubwo twararanye. Yego, haleluya, amen. Ubundi twarariye turanywa tugubwa neza, turibyarira abana bacu nta bibazo. Amen. Imana yacu nishimye. Imana yanyaguriye umuryango wose, irawagura irashyigikira. Nta mwana wanjye wigeze abura igikoma, nta mwana wanjye wigeze abura imbuto, umwana wanjye nta kibazo yigeze agira, nta bwaki yarwaye. Ndashima Imana. Haleluya, haleluya, amen. Buriya ibyo twavuga ni byinshi. Ndashimye Imana gatoya, utanzabaho ubuhamya ubwo muradusogongeje, ariko Imana ikangirira neza, ikantoranya mu magana menshi. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Wari umusinzi w'umukobwa? yego. Kanyanga bunyanga se? Kanyanga Uko data yarayikora ukayimira se? nkayimirana cyane. Haleluya, ubundi mbabwira ngo Imana irashoboye kandi Imana irahambaye. Igihe kimwe iwacu bari bayikoze, abasirikare rero baje kubafata, nkora mbura uko mugenza. Nabane se ubu nambara urupira runini hanyuma ngende nyibutarare hejuru se unkori. Noneho nigiriye inama mpita mbyutsa murumuna wanjye, ntibyuka tujya kuvoma. N'ubu turajya kwiga, urabona tutakerewe, turajya kwiga tuvuye kuvoma. Mbyutsa mfata ubujerekani akarimo kanyanga n'akatarimo kanyanga. Arafata. Nanjye mfata ijerekani. Nanjye ndamugiye inyuma. Abasirikare bicaye mu rugo ku gatebe. Haleluya, nuko turatambuka turagenda, ku irembo barahari benshi bahuzuye, tuba turakase gutya ruguru y'urugo, turagiye kuvoma. Tugeze inyuma y'urugo hirya kure, turangije dufata ka kajerekani tugaseseka mu mbaga, ubundi ajyana akane tugenda. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Hari umuntu utari umusinzi washobora ayo mayeri? Umunyamanyanga w'umukobwa nakajyanye ndavuga ni ku mutima ya mwana, ariko ubu bamfashe ntibanyica, ariko ndangije turagacikana, turagiye turakinzira ikarita mu maso. Ariko Imana ibashije icyo gihe, Imana yagira ngo uyu munsi
nzaba ndi kuyivuga haleluya ubundi dufite ibintu byinshi Imana ishimwe dushima Imana ko yadushyigikiye amen dushima Imana ko yaturengeye dushima Imana ko yatugaburiye dushima Imana ko yatubangutse dushima Imana ko yatubangutse umubyeyi yavuze ati arashima Imana kuko Imana yamuhaye ibise byo kubyara abana batanu biragoye ariko hari umuntu nabyaye mvuye gusenga ari mu gitondo naraye ahantu se ariko mu gitondo arangije atubwira ati nimugende mu gitondo amen batubonye umushyitsi koko turetse i Burayi umushyitsi tuba turamwakira haleluya Imana yacu nishimye turayishimiye kuko yaturengeye ubundi yaraturengeye kuko itaturengeye ntabwo tuba twicaye ahangaha reka da